twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tukomeje kukwifuriza kugubwa neza ahantu hose urereye ku isi, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afrika n'ahandi hose ku isi, waba uri komeza kugira ibihe byiza kandi ibyirimo byose bikomeze kugenda neza cyane. Nyine nkuko nabikubwiye, twitwa Nzuri Business Group Limited. Tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse ugize icyo ushaka muri iyo mitungo itimukanwa maze kukubwira, n'ahandi wajya usibye muri Nzuri Business Group Limited. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bagura mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa, dufite na service ya property management, aho watugana nabwo tukakumanagingira imitungo yawe. Byose ni muri Nzuri Business Group Limited. Amafaranga yose waba ufite tuguhuza na nyiri umutungo utimukanwa, mukavugana ubundi ukaba wagura. Uyu munsi rero tugufitiye inzu nziza cyane z'ubucuruzi ziherereye i Remera kuri kaburimbo neza, no kuvuga ko ziri kuri kaburimbo principale. Iyi nzu ifite imiryango 6 ku kwezi, injiza amafaranga 800,000. Igiciro cyayo ni $75,000,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu cyangwa se izi nzu, kuko ni inzu imwe ifite imiryango 6, uhamagara 0784488679 cyangwa 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri Feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Ahangaho niho dufite biro. Uramutse ushaka kudusanga kuri biro niho wadusanga. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, kuri platforms zacu, aba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Wanditse Nzuri Market uhita utubona aho ngaho hose, ndetse ugatangira no kubona indi mitungo itandukanye dufite kuri izo platforms zacu. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu, ariyo wa3.nzuri.rw, naho haba hariho imitungo igiye itandukanye, ku buryo uramutse ugize ushima nabwo watugana tukawukwereka, ubundi washima ukishyura. Twitwa Nzuri Business Group Limited. Niwagirwe gukora subscribe kuri iyi channel, ndetse niwagirwe gusharing iyi video ku nshuti n'abavandimwe, kugira ngo nabo bataza gucikwa n'iyi miryango y'ubucuruzi iherereye i Remera. Nikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ugeze iwacu ahitaba umwami.